Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzazinde konota hejuru kandi bitatuguye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira, be inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, se umuhanda udakomeza, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Cyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni kihe? Kino cyapa kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero subiza ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari ibyo wabonyemo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa gisobanura ko hari ifungana ry'umuhanda. None ntabyo bashyizeho. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamaka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, kubera ko mbikubweho hakiri kare uko bagihindura. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga baba bari kuvuga ni imipine. Bafata imipine y'ikinyabiziga bagahita bazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo kibashe kuvamo. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira kode ukeneye, ubwoko bwayo, ese niyo kurushya rwa burundu cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo. Mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwa ugakora rimwe uhita utsinda. Ni mutwari cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bashobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo: A, metero 4, B, metero 3 na santimetero 50, C, metero 3, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni se kuri metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndizera ko uramutamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: a inyuma metero 3, b imbere metero 2 n'ibice 70, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni b, iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Igice kirenga ku biziga kwa bino binyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga. Niba bavuze ibiziga nakubwiye ko baba bari kuvuga imipine. Igice kirenga ku mupine w'imbere kugeza aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere, abagomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Noneho inyuma, kuva ku mupine w'inyuma kugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma, abagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu hano twahisemo b gusa nuko kuri a bavuze ngo inyuma ni metero 3 bakarekeraho. Iyo bavuga ngo ni metero 3 na santimetero 50, twari guhitamo ko a na b ari ibisubizo bya nyabyo. Mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa runaki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Uretse ufite uruhushya ubundi birabujijwe kuba ikinyabiziga cyawe cyatwara toni 10 utware toni 15. Iyo bagufashe barakwandikira, ariko hari ibinyabiziga byo byemerewe kurenza. Nibe ibinyabiziga ibinyabiziga bya polisi, be ibinyabiziga bihinga, se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, de ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda nizo zonyine ziba zemerewe kurenza. Iba yatwara toni 10 igatwara toni 12 bayibona ntibagire ikintu bayitwara. Ariko ibindi binyabiziga byose bibujijwe kurenza uburemere bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ndizera ko uramutamo se, ndizera ko uramutskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande 3. Ubuso bw'ubururu, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonera, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Uzakibona uri mu muhanda munini, ubona undi ushamikiye ku muhanda munini urimo, asigaye uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo, we wayicamo wagera imbere ukabura inzira. Impamvu bashyiraho kino cyapa rero no kugira ngo nubona uwo muhanda ushamikiye ku urimo kandi bazi neza kudakomeza, umenye kudakomeza utaza kubyitirana wagera imbere ukabura inzira. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo isi cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa no kwa gifite ibirango by'amabara sate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uvuge ko ari inzira idakomeza. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kiza
kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habarimo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibanganye ku ruhande rw'umuhanda. Bashobora gusimburwa n'aya matara: A, amatara magufi; B, amatara ndangaburumbarare; C, amatara yo guhagarara umwanya munini; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi mu kibazo bari babitubwiye ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini, niba bihagaze umwanya muto cyangwa munini n'ubundi bizagaragazwa n'ayo matara yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wagikoze n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imerekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira: bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubobona hakiri kare. Bagomba kugaragazwa gute? A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B, inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramuzamo A, ariko inyuma ho bakoresha itara ritukura. Hano impamvu twahisemo A gusa nuko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo. Ubundi niyo bashyiraho ngo inyuma ni itara ritukura nacyo cyari guhita kiba igisubizo cya nyacyo. Imbere bashyiraho itara ryera noneho inyuma bagashyiraho itara ritukura. Ndizera ko nibaramuka bikubajije uzahita ubikora kubera ko mbabikubwiye hakiri kare. Rero A niyo yonyine yavugaga ngo imbere ni itara ryera, kuri B bavuze ngo itara ry'umuhondo kandi aba ari itara ritukura. Niyo mpamvu duhisemo A gusa. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusamo cyandika wa papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombeje bice byinshi agomba kugenda mu cye gice cy'umuhanda. Utwaye ikinyabiziga mu muhanda urombereje bice byinshi wagenda mu cye gice cy'umuhanda. A, kugenda mu gice icyari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugenda mu gice cy'ibumoso kiretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, ariko uba wakoresha uruhande rw'ibumoso bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe kunyuranaho. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Rero ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse mu gihe ushaka kunyuranaho. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Turahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Ugeze kuri rompuwe
Trump we wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D, komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo ugeze hariya banyura bazenguruka ugomba guhinzira ibinyabiziga uri kubona byagutanze kuhazenguruka. Ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka ni bya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe. Rero ndizera ko waramusamo A. Tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ukeneye code mbwira ubwoko bwa code ukeneye, umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka nkufatire code. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'umuhanda nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa uzakibona nugera imbere uzahita uhabona zebra cross, hari abanyamaguru bambukira. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Turahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe ira video urasoza kwireba, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakukora, cyangwa unyandikire nimero yanjye mba nayibahaye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano. B, mu bimenyetso bimurika. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano cyangwa mu bimenyetso bimurika bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa hehe? Mu masangano gusa. Wabisanga mu masangano akaba ari bwo bikurikiza, ahandi ukajya urabyirengagiza. Oya, bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, wamara kuhahita ntubyubahirize. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uzabyubahiriza bitewe n'ahantu hariho hose wabibona, bitewe n'ibyo bari kugutegeka cyangwa se n'ibyo bari kukubuza. Ndizera ko waramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ijambo umugenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo n'abayobozi b'ibinyabiziga barimo. Kumenyesha umugenzi iki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Waba ugiye kugera ku kazamugo gahanamye bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera ahantu hari amabuye hanuka bakabikubwira hakiri kare ko hari icyago, kugira ngo urusheho kwitonda hataguteza impanuka.
kugabanuka. Ndizera ko uramusitamo A, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro, utarahisemo ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje bice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo, birashoboka ko ushobora kugira ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga, cyane cyane kwa bano babikora nk'akazi ka buri munsi cyangwa se barabambukiranya imipaka, bashobora gutwara ikinyabiziga amasaha arenga 12, birashoboka ko yagira ibitotsi. Wakora iki? Gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga indirimbo za ya mpano. Kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. Kuva mu muhanda urombeje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni se. Kuva mu muhanda urombereje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Uva mu muhanda urombereje bice byinshi ko niho watwara ikinyabiziga uri gusinzira, ugaparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye, asigaye ugafata akayaga, wakumva ibitotsi bigabanutse ugabona gusubira mu kinyabiziga, kubera ko gutwara usinzire ni nko gutwara uhumye. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hatangiye kwijima ese no kubera iki umuyobozi w'ikinyabiziga ahita acana amatara y'ikinyabiziga cye? Kugira ngo kerekane umuvuduko kagaragare neza, kugira ngo bandi biborohere kukubona, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona, uba ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo abandi biborohere kukubona. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa nk'abanyamaguru biborohere kukubona. Ubwo watwara ikinyabiziga saa 2 z'ijoro amatara atari kwaka, byaguteza icyago cyangwa se bigatuma uteza abandi ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhita ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ndizera ko waramusamo igiso cyanya cyo, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Abana. Inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. Ikibuga cy'imikino cy'abana, ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko so cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, abana. Ubugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana. Akenshi bajya nko ku bigo by'imikino byabo cyangwa se bagiye ku bigo byabo by'amashuri, ariko ari igice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ishusho abari mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza mpaka uyivuyemo. Ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. None ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Kunyuranaho ntibyemewe. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Rero
azaba ari ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko uramusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A, umuyobozi w'ikinyamitende, B, umunyamaguru, C, umukozi ubifitiye ububasha, D, umuyobozi wa bisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Umuntu tuba dutegetswe kubaha ni umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari umupolisi, ashobora kuba ari umukorerabushake, ariko baba bafite ibibaranga. Kenshi ugasanga ibimenyetso bimurika byafuye feruje, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha. Uba ugomba kumwubaha. Yakubwira ngo hagarara ugahagarara, yakubwira komeza ugakomeza. Ndakeka ko uramusamo C, ndizera ko uramusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A, igihe kigenda hamanuka, B, gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C, igihe gifite feri y'urugendo, D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A, igihe kigenda hamanuka, na B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, na C, igihe gifite feri y'urugendo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yakana vitensi ntibikora. Mu gihe handa kubibona nk'igihe habaye impanuka, kubona nk'ikinyabiziga cyaguye munsi y'umuhanda, hakaza ikindi kimodoka kikagizirikaho isheki, ubundi bakagikurura. Uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yakana vitensi ntibiri gukora. Niyo duhisemo B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanze wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze iki? A, inkombe mpimbano z'umuhanda, B, ahagararwa umwanya muto n'umunini, C, ahanyura abayobozi b'amagare, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Uriya murongo wera udacagaguye ucibwa ku muhanda uba ugaragaza ahantu umuhanda ugarukiye. Mubona ko iriya mirongo y'ahantu umuhanda ugarukiye ariho bari kuvuga, iriya mirongo yera migari. Rero ibigaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa se aho umuhanda ugarukiye. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko uramusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe. Ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online, uri hafi uri mu mujyi wa Kigali ariko ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure, uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogeye yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Kuri kategori zose kode zirahari, no kuri provisoire ibizamini biri gukorwa buri munsi. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 335 16 26 tubigishe
mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda, tubasabire kode nziza zo gukoreraho. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turabikwigisha mu gihe gito. Nimutwaye cyangwa muduhamagare, nimero mba nazibahaye tuze tubigishe mudasobwa. Ikindi, amategeko y'umuhanda hari igihe uba ufite nk'ururimi rukorohera, Igifaransa, Icyongereza cyangwa se Ikinyarwanda, mba nakwigisha mu rurimi urwo ari rwo rwose ukeneye. Mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe. Ikintu kidushimisha no kubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Hari isomo ukeneye, ryandike muri comment kandi subscribe kugira ngo uzahite uribonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.